Aramutse neza. Iki gitondo turasangira ijambo ry'Imana riboneka muri Matayo ibice 13. Matayo ibice 13 duhereye ku murongo wa mbere. Handitswe ngo uwo munsi Yesu asohoka mu nzu yicara ku kibaya cy'inyanja. Abantu benshi bateranira aho ari, bituma yikira mu bwato yicaramo. Abantu bose bahagarara mu kibaya. Abigisha byinshi, abacira imigani, aravuga ati umubibyi yasohoye imbuto. Akibiba zimwe zigwa mu nzira, inyoni zirazitoragura. Izindi zigwa ku kara kadafite ubutaka bwinshi, uwo mwanya ziramera kuko ubutaka atari burebure. Izuba rivuye ziraraba, maze kuko zitari zifite imizi ziruma. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa arararuka araziniga. Izindi zigwa mu butaka bwiza, zera imbuto, imwe 100, indi 60, indi 30, bityo bityo. Ufite amatwi niyumve. Abigishwa baramwegera baramubaza bati iki gituma ubigishiriza mu migani? Abasubiza ati mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bwo mu ijuru, ariko bo ntibabihawe. Kuko ufite wese azahabwa kandi akarushirizwaho, ariko udafite wese azakwa n'icyo yari afite. Igituma mbigishiriza mu migani ni iki? Ni uko iyo barebye batitegereza, n'iyo bumvise batumva, kandi ntibasobanukirwe. Ndetse ibyo Yesaya yabahanuye bibasohoyeho ngo kumva muzumva, ariko ntimuzasobanukirwa, kureba muzareba ariko ntimuzabibona. Kuko umutima w'ubu bwoko ufite ibinure, amatwi yabo akaba ari ibihurihuri, amaso yabo bakayahumiriza, ngo batarebesha amaso, batumvisha amatwi, batamenyesha umutima, bagahindukira ngo mbakize. Dusubikiye ku murongo wa 15. Ijambo ry'Imana rero Bibiliya ryita imbuto itabora. Ijambo ry'Imana niryo ryaremye isi, kandi ijambo ry'Imana niryo rihanga buri kimwe kikabaho. Hari ukuntu n'ibimera bibangurirwa, abatabizi burya nk'inzuki n'utundi dukoko buriya ngo dutwara, tugenda tubangurira tubona turya ibigori gusa, ariko buriya haba hari uburyo ngo hari ibishobora kubura ku buryo ibigori bimera ariko ntibizere. Ikintu cyose rero burya hari ikigombero kugira ngo kigire ubuzima. Rero umuntu kugira ngo avuke ubwa kabiri akenera ijambo ry'Imana, kandi kugira ngo abeho akenera ijambo ry'Imana. Byanditswe mu Baroma igice cya mbere umurongo wa 17, haranditswe ngo gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera, kugakomezwa nako. Nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Gukiranuka guheshwa no kwizera, kandi gukiranuka gukomezwa no kwizera, kandi ukiranuka abeshwaho no kwizera, kandi kwizera kuzanwa no kumva, kandi kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Ubwo ntabwo ari ukumva ibyo ari byo byose, ni ukumva ijambo. Ijambo rurumva rizana gukiranuka, kandi ijambo rikaguhesha ukwizera, gusigasira kwa gukiranuka, kandi ijambo rikakuzanira ukwizera kugira ngo ubeho. Ijambo ry'Imana rero kuryumva, ariko nanone nicyo ngendereye muri iyi message. Kuryumva ubwabyo ntabwo ari igisubizo, ahubwo icyanya umutima uryumva uba urimo mu gihe urimo uraryumva. Ntabwo ari ugupfa kumva.
ahangaha mpereye ku murongo nasubikiyeho wa 15 haranditswe ngo kuko umutima w'ubwo bwoko ufite ibinure, amatwi yabo akaba ari ibihurihuri, amaso yabo bakayahumiriza, ngo batarebesha amaso, batumvisha amatwi, batamenyesha umutima. N'undi kumva ijambo ubwabyo icyanya umutima wawe urimo ari icyanya kidakwiriye, ntacyo ryamara. Si uko ryo rifite ikibazo, ahubwo ni icyanya twebwe twaryumviyemo. Umwanya umutima yacu yari irimo iryumva ntago yari umwanya mwiza. Niyo mpamvu rero duhereye ku murongo wa 2 ari gusobanura ngo abantu benshi bateranira ahari, bituma yikira mu bwato yicaramo, abantu bose bahagarara ku kibaya. Abyigisha byinshi, abacira imigani, aravuga ati umubibyi yasohoye imbuto. Ariko uhereye ku murongo wa 4, ya mbuto aho imbuto yagize umumaro ni hamwe gusa. Ikibazo rero, imbuto yabibwe hose yari imwe, ariko iyo yagize umumaro ni ahantu hamwe honyine. Nta kibazo imbuto yari ifite, ahubwo aho yari iri kugenda ibibwa niho hari hafite ikibazo. Umurongo wa 4 akomeza avuga ngo akibiba zimwe zigwa mu nzira. Ni imbuto zimwe, izaguye mu nzira, izaguye ku kara, izaguye mu mahwa, izaguye mu butaka bwiza, zose ni imbuto zimwe, ariko ntabwo ariko zose zagize umusaruro. Ntabwo ari ikibazo cy'uko izaguye mu butaka bwiza zari nziza, ariko imbuto zaguye ku kara, mu mahwa, zo zikaba zari mbi. Ahubwo ikibazo cyari ahantu ziri kugwa niho hagaragaje icyizere, ahandi ntihakigaragaza. Umurongo wa 5 haranditswe ngo izindi zigwa ku kara kadafite ubutaka bwinshi. Uwo mwanya ziramera kuko ubutaka atari burebure, izuba rivuye ziraraba, maze kuko zitari zifite imizi ziruma. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa araruka araziniga. Kuba imbuto zimaze kugwa ahantu hatatu hose hadafite icyo hamaze. Mu gihe rero twumva ijambo ry'Imana, nabwo tuba tugomba kwigenzura tukareba icyanya imitima yacu irimo. Nayo mpamvu hari abajya basenga bati Imana utubashishe ijambo ryawe ntirice mu gutwi ngo rihinguke mu kundi. Yego nibyo, ushobora kumva ibintu byinshi ariko umutima wawe utari mu cyanya cy'uko ibyo bintu biri bugire umusaruro. Niyo mpamvu no mu gihe dusenga tuba tugomba, hari imvugo igoyemo y'ikinyarwanda ivuga ngo kwiyinira ukisuzuma. Hari umugani uvuga ngo ntawuhira indogobe idafite inyota. Niba ari indogobe, niba ari ifarashi, ubundi urwana nayo. So bivuze ngo iyo ifite inyota, niyo utarinda bigutwara umwanya, uyeretse gusa aho ishoka biroroha. Se twigarutsemo ijambo ry'Imana turibarangirije gusubiza iki mu buzima bwacu? Usanga urubyiruko rw'ubu n'abakuze n'abari bo bose, impahamyi cyangwa se need, ikintu bumva bakenera, ikintu wahita ubaza uti mukeneye iki? Twese duha twumva dukeneye ubutunzi, dukeneye amafaranga. Nicyo kintu umuntu wese aba yumva ahari akeneye. Kera rero twitabiriye igiterane muri 2009, Pastor Park arabaza, twari urubyiruko benshi cyane, ngo muba mwumva mushaka iki? Nibyo koko, bamwe nubwo twari abavolonteri twari dufitemo ako gatima ko kuba hari ukuntu abanyamahanga bazadukiza. Uhereye 2009 amenye IYF kugeza ubu, yego ntibankenesheje, ubuzima nagiye niyungura, ahubwo nibyo, ariko si ubwo yaratubwiye ati muzamenye Imana, muzamenye Yesu, ati ibindi biba ari inyongera. Ngo ubwo bamwe barashaka kuzatunga amamodoka meza, kuko
byari ko kuri kw'ibihari, abandi ngo muzatunge amazu meza, abandi ngo muzagire ingo, abagore beza n'abagabo beza. Urubyiruko cyane cyane nicyo baba batekereza, ariko noneho yongeraho ngo hari ibiruta ibyo, hari ikiruta ibyo. Icyo numvaga ntabyumva, ariko kugeza saa 2012 mu kwa karindwi nibwo namenye Yesu, nibwo naje kumenya ngo ni iki yatubwiraga kiruta ibindi. Imitima icyo gihe nakira ubutumwa bwiza, umutima wanjye ntumvaga unananiwe, nshaka kuruhuka. Hari abantu rero b'abakire bavuga ngo bagiye kuruhukira muri Norvège, mu Busuwisi, cyane cyane ku isi abantu ngo bakunda kujya gusazira. Ahubwo hari bamwe ni mu Busuwisi. Igihugu cy'Ubusuwisi rero nicyo kibamo banki y'isi. Impamvu babihisemo ni uko haba umutekano. Njya numva niba amakuru ariyo ko Ubusuwisi bufitanye amasezerano na UN, United Nations, ko bugize ikibazo ubwo bwatabarwa n'isi yose na UN. Ntabwo ngo bwirirwa butunga ingabo. Ubusuwisi haba umutekano, abantu benshi rero ngo niho baruhukira. Usanga ari abanyamahanga, ariko n'abanyarwanda b'abasirimu batangiye kubitekereza ngo bagiye kuruhuka, bagiye muri vakansi, bakareba igihugu bajyamo bakaruhuka koko niba baruhuka. Ariko ikiruhuko Bibiliya yita agakiza isabato, yita agakiza ikiruhuko. Nakira ubutumwa bwiza rero, umutima wanjye wari mu cyanya koko gishaka kwakira ijambo ry'Imana. Umutima wanjye koko wararuhutse, ko numvaga umugani wa muhanzi ngo ukabura isi ukabura ijuru. Njyaga mbona iby'isi nabyo ntakeneye no gukomeza kumva amakuru yabyo, hanyuma mfite inyota yo kumva iby'ijuru, koko nanabyigishwa neza mu buryo bukwiriye. Nibuka badusobanurira iby'amategeko, ngo imbere yayo nta muntu uzatsindishizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ariyo amenyesha umuntu icyaha. Baradusobanurira ubutumwa bwiza. N'izi minsi 3 gusa numva ndasobanukiwe, numva ngize ibyishimo byinshi. Kandi ibyo bihe nari umukozi wa Nyakabyizi, ariko ibyo numvaga nta kintu bimbwiye. Nishimye ibyishimo by'Umwuka Wera, n'ibindi byo byari inyongera. nibyo rero icyo gihe icyanya cyane umutima wanjye warimo, wari unyotewe, unaniwe, ushaka ikiruhuko, ushaka amazi. Haranditswe ngo mwaranyimuye kandi ari njye soko y'amazi y'ubugingo, mwikorogoshoreye ibitega ndetse bitobotse bitabasha gukomeza amazi. Icyo gihe rero nakiriye ijambo ry'Imana mu mutima wanjye, nakiriye ya soko y'amazi y'ubugingo yari yarimuwe. Ariko byose si umuntu si twe twabikoze, twagizweho ingaruka nabyo, ariko tutari twe twabikoze. Haranditswe ngo igicumuro cy'umuntu umwe cyateka abantu bose bacirwaho iteka. Adamu dukomokaho wagomye. Niyo mpamvu umurongo Abaroma 5:18 wa 19 uravuga ngo nuko rero kutumvira k'umuntu umwe nicyo gicumuro yakoze, ni ukugoma. Nuko nk'uko rero twimuye Imana isoko y'amazi y'ubugingo, ariko iyo umuntu ageze mu cyanya yumva arushye, anyotewe, ashonje, haranditswe ngo abashonje yabahagije ibyiza. Ariko abakungu abasezerera amaramasa, biranditswe muri Zaburi niba atari mu Migani. Abakungu se bivuze iki? Ntabwo Imana izirana n'abakire. Hari abakire bafite imitima inyotewe Imana, ntabwo ari ibi by'amafaranga. Abakungu abantu imitima ari kano kara, ari amahwa. Abo ngabo nibo basezerewe amaramasa, kuko imbuto ntabwo izamera. Ninamera nta kizeza. Twiri rero kujya dufata umwanya tugasenga,
imitima yacu ikaba mu cyanya kuko ijambo ryaza rikagira icyo rimara, rikamera, rikera imbuto. Abanyeshuri kera bigeze kuntumira ngo bigisha ubutumwa, bajyaga bagira icyitwa ngo evening devotion. Ntabwo nari imenyereye iyo mvugo devotion, ndabaza devotion ni iki? Ganza batarabisobanuye neza, ndabisacinga, ndashakisha. Izo mvugo zose mujya mwumva, hariho meditation, devotion, byose biba birebana no kwegerana n'Imana, niyo mpamvu abantu ngo bashaka kujya ahantu hatari amajwi bajyaga Kanyarira, ariko ubu leta ntibemerera, bakajya ahitwa Isamatare, bakajya mu Buganda ku musozi w'amasengesho, Uganda Prayer Mountain. Baba bashaka kujya kubona kwegerana n'Imana, ariko ntabwo gusenga n'iyo devotion ntabwo ari ngombwa. Cyakora umuntu yumva ari byo bimufasha, nawe ntabwo wamuharanya, ariko kwegerana n'Imana, kwegeranira nayo mu ijambo no gusenga nibyo, ariko bitategeka ahantu hariya. Nayo mpamvu muri Yohana ibice 4 Umusamariyakazi yabwiye Yesu ngo, tuhasome muhumve Yesu ukuntu yamusubije. Ntabwo yahuje n'ibintu uyu mugore yari arimo aramubwira. Yohana ibice 4, kuko Yesu yakomereje avuga ngo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri. Umurongo wa 20, Yohana ibice 4. Ba sogokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi, namwe mukagira ngo i Yerusalemu niho hakwiriye gusengerwa. Yesu aramusubiza ati, mugore nyizere, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera Data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Ubwo hombi ntaho Yesu amubwiye ko ari itegeko, ahubwo ho gusengera. 22, dore mwebwe musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Buyuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Ese aha ngaha ni hehe? Noneho ntabwo ari ahantu, ntabwo ari Yerusalemu no ku uwo musozi bariho bavuga, ahubwo ni hehe? Ni mu mwuka. Basengera Data mu mwuka no mu kuri, ko Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Yesu yashaka ko abantu bamenya agakiza. Iyo umenye agakiza ukizera agakiza, Bibiliya isobanura ko agakiza ari impano, gift. Niyo wakiriye impano y'agakiza, umwuka wera arizana. Haranditswe ngo namwe, reka tubisome tubivuge neza mu Efeso igice 1. Rero gusengera mu kuri ni mu kuri nyine, ijambo ry'Imana ni ukuri. Iyo risobanukiwe, ubwo noneho niho wajya wasenga bikwiriye. Noneho ugasengera mu mwuka. Ubwo iyo wakiriye ubutumwa bwiza, umwuka wera nawo aza ari impano, ukamwakira, nibwo usengesha umwuka, cyangwa se umwuka akunihira, asengera muri wowe ari we. Naho i Yerusalemu n'ahandi ntabwo icyo cyari cyo kibazo. N'undi aho wasengera hose udafite umwuka wera, nta misengere ibirimo. Abefeso igice 1 handitswe ko iyo umaze kwizera ukuri, nibyo ushyirwaho ikimenyetso cy'umwuka wera uri mu byo, kuko niko byasezeranijwe. Niyo namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi umaze kwizera nibo bashyizeho ikimenyetso, ari cyo umwuka wera mwasezeranijwe. Data ashaka ko basengera mu mukuri no mu mwuka. Ubundi bamenye ukuri, muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Nimara kumenya ukuri mukabatuka, umwuka wera kuzaho nk'ikimenyetso
warabisezeranijwe kandi umwuka mu Baroma iyo ugarutse mu Baroma handitswe ngo atunihira iminiho ku kwirondora imitimizi by'umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. Umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. Nicyo rero Yesu yasobanuye ngo igihe kirageze ntimuzamugisengera ahantu si cyo cy'ingenzi, ahubwo muzasengera mu kuri no mu mwuka, aho mwaba muri hose mufite ukuri n'umwuka. Gusenga si ikibazo, si ibyanyu ndetse ukuri n'umwuka. Hanyuma rero koko abantu baba bakeneye gusenga kugira ngo nibumva n'ijambo ntibanaryumve mu kirere, bapfe kurifata gutyo mu kirere. Hari imvugo yabyo ukuntu babyita, kuko hari n'ikintu cyitwa kumvirana. N'igihe utari muri mudu nziza mu gihe nyacyo, wumva ibintu ugahita ubisemura uko ubishatse, buriya gusenga ni iby'umumaro cyane. Hanyuma nicyo nasobanuraga ngo kwegerana n'Imana, buryo n'ijambo uryumva koko umutima wawe uri mu cyanya gikwiriye. Aha rero katwihute mu mirongo ya 18 nk'uko Yesu babimusobanuje yabibasobanuriye. Yabasobanuriye ku kara hariho no mu nzira no mu mahwa. Iki ni ibiki? Nuko nimwumve umugani w'umubibyi. Uwumva wese ijambo ry'ubwami ntarimenye, umubi araza agasahura ikibibwe mu mutima we. Uwo ni we usa n'izibibwe mu nzira. Icyo nasobanuraga, ushobora kumva ijambo ukumvirana. Niyo mpamvu umurongo wa 15 havuze ngo amatwi yabo yabaye ibihurihuri. Kandi usa n'izibibwe ku kara, uwo ni we wumva ijambo uwo mwanya akaryemera anezerewe, ntagire imizi muri we, maze agakomera umwanya muto. Iyo habayeho amakuba cyangwa kurenganywa azira iryo jambo, uwo mwanya biramugusha. Mubona we ko aregetse. Aryemera anezerewe, ariko imbere gato biranga. 22 kandi usa n'izibibwe mu mahwa, uwo ni we wumva ijambo maze amaganya y'iyi si n'ibihendo by'ubutunzi bikanigira iryo jambo ntiryere. Byumvikanye? Amaganya y'iyi si n'ibihendo, amaganya n'ibihendo by'iyi si bikariniga. Niyo mpamvu ikibazo ijambo ariyo mbuto ibibwa nta kibazo rifite, ahubwo icyanya tuba turimo kiba ari ikihe. Icyanya tuba turimo kiba ari ikihe. Kera najyaga mburana na animateri, udutegeka gutebeza bimaze iki? Banza yaragiye kumbwira ati nanjye uretse kuba barabambwiye ngo mbibategeka ntabwo ndamenya icyo byaba bimaze. Rero nyuma nza kwibaza, kuki abapasiteri dutegekwa kwambara karuvati tukanatebeza, ubundi biba biri kumara iki? Na n'ubu nta muntu ndabibaza, ariko ntacyo mbyinubiraho kubikora. Ariko icyo nshobora kwibwira muri ibyo, buri umuntu aba akwiriye kuba ari ntanabyita straight, umuntu ujagaraye. Buriya nta cyizere umureba amugirira, kandi nawe ubwe ntacyo aba yifitiye. Uba ugomba kwitunganya. Ku ishuri twaratebezaga, ukabona biranyoroshe, bimeze neza. Bishoboke ko no kujya kwiga wabaga uri ready. No kujya guhagarara imbere y'abantu rero ugomba gufunga ibipesi neza, no kumva ijambo, ariko si uvuga gusa. Ukwiriye kuba koko wasenze kandi uri mu cyanya, nawe wumva umutima wawe urarikeneye. Nta nubwo hariho ko ubwirwa byinshi cyangwa usobanurirwa bidasanzwe.
upfa kuba umutima wawe uri mu cyanya cyiza, ntunakeneye n'umubwiriza ukwemeza cyangwa wirirwa guha ingero nyinshi acana, uretse ko nabyo ari byiza, aca hirya no hino. Umuntu wese ufite umutima uri mu cyanya. None kuki abantu benshi bumva ubutumwa bwiza, bumva mesaje imwe, bamwe bakizera abandi bagakomeza guhangana nabyo? Si ikibazo cy'umwigisha, burya ikibazo kiba ari icyanya bumvise bari barimo. So kubera iki se bamwe muri tubwirwa ko ubutumwa bwiza bugereranywa n'imbunda irimo amasasu, n'uruhinja rukuruye imbarutso, umwana w'igitambambuga, imbunda irarasa, wakurura imbarutso wese si ngombwa umuntu ukuze. Ubutumwa bwiza rero uwabubwiriza wese ababwumva bakira, niyo yaba ataranaba mu muhanga mu kubutondeka neza, bari mu cyanya cyo kwakira imbuto bayakira. Abandi rero bari mu cyanya gihanganye n'imitima iri hejuru, nubwo wakwigishwa n'umuhanga akajana n'undi, baba bari mu cyanya nk'icya Nikodemu ngo agiye kureba Yesu nijoro. Maze Yesu aravuga ati, ndababwira ukuri ko utavutse ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu ate, se ubwo umuntu yashobora gusubira mu nda ya nyina ate akuze? Urumva ari kubyumvira muri iyi si isanzwe. Abafarisayo ntibabuze kwegerana na Yesu, bamutega amatwi cyane, ariko ntacyo bamukuyeho, kuko imitima yabo yari mu cyanya kimuhanganya, kimuharanya. Ntabwo imitima yabo ari mu cyanya cyo kwakira ibyo Yesu ababwira. Niringiye rero ko twigenzura, twisuzuma. Ubundi ijambo duhora twumva riza risanga imitima yacu mu cyanya kihe? Iri jambo ntabwo rigwa mu mahwa, kandi usa n'izibibwe mu mahwa. Uwo ni wo wumva ijambo, maze amaganya y'isi n'ibihendo by'ubutunzi bikaniga iryo jambo ntiryere. Kandi usa n'izibibwe mu butaka bwiza, uwo ni we wumva ijambo akarimenya, akera imbuto, umwe 100, undi 50, undi 30. Ahantu hane hose imbuto yabibwe, aho yabashije kugira umusaruro ni hamwe gusa. Saho imitima yacu ntiyaba ariyo kara, imitima yacu ntiyaba ariyo ari inzira rero iba yaranyuzeho ibirenge ku buryo iba ikomeye cyane, icyo wahanaga cyose kigumira hejuru. Akara si imitima yacu ntabwo yaba ari aya mahwa, waba ari aya mahwa. Abantu baje bari kudusaba bagendagenda, tubanza kwicara tubigisha ubutumwa, ariko wababwira ibyo babwiye byose bakabyemera. Ndibaza aba bantu iri jambo bararishaka cyangwa bashaka ko tubaha ibyo bari gusaba bakikomereza? Ibyo babwiye byose bakabyemera. Ndanabibabaza, nkomeze mbigishe cyangwa mbihere ibyo muri gusaba mwigendere? Baba imfura, banga kuvuga ukuri guhari. Ukuri ni uko bashaka duha ibyo biryo n'imyenda n'ibiki twikomereza, ubundi by'ubutumwa ninde ubigusaba? Kuri ubanza kwaronka. Ariko navuze ngo hari igihe wenda bibumvise bizagira umumaro igihe kiri imbere, mu cyanya bumva bari babikennye, ariko aka kanya ho ndi kubona hari wabaha ibyo bashaka. Urumva amaganya ko hari ibyo nababazaga bagahita bantangirira amateka guhera 1959 bavuga ukuntu maganya nyine. Amateka ndayazi, nubwo mu nduta ntabwo ndabizi, ahubwo mureke turebe iby'aka kanya. Mwakwiyumviye ubutumwa n'ubundi ko heza ari mu ijuru. Muri kumva rero ikibazo gituma tutabona imbuto, nuko ijambo twigishwa ni iry'ukuri, ni ryiza, ariko ubundi riza mu mitima bwoko ki? Ahangaha rero, kandi usa n'izibibwe mu mahwa, uwo niwe wumva ijambo, maze amaganya y'isi n'ibihendo by'ubutunzi bikaniga iryo jambo ntiryere. Bikaniga iryo jambo ntiryere. Niringiye ko twakwegerana n'Imana igihe cyose ijambo rije rigasanga turi mu cyanya kinyotewe, kirisonzeye, kandi icyanya koko kiryakira n'umutima ushima.
nkuko bamwe bajya babivuga ko turyakirira kurizirikana no kuryamamaza n'ahandi. Reka kandi koko nibyo, umuntu wakiriye ijambo ntiripfukiranwe n'undi baganiriye n'ibyo amubwira, kuko ajye kumubwira indi icyitwa behind agenda, mubwira ibindi. Uko biri bivuga nuko ngo Mose abwira aho ubuhamya sebukwe bw'iby'Imana yabakoreye mu butayu, ngo bituma na sebukwe yizera Imana ya Mose. Ariko uzisuzuma urebe iyo uganirira abantu udashobora kubabwira amaganya kuruta uko ubabwira Imana kugira ngo bayizere. Kansubikire hano. Data, mu izina rya Yesu tugushimiye iki gitondo, dutangiranye umunsi wacu n'ijambo ry'Imana. Twiringiye koko ushyira imitima yacu mu cyanya gikwiriye, maze iri jambo twigishwa, iyi mbuto ibibwa mu butaka ariyo mitima yacu, koko ikazeza izindi, ntibe gusa iy'amahoro aruka akayiniga. Tugirire ubuntu bwawe, n'ubundi twe ntitwabyishoboza. Senze byose nizeye izina rya Yesu.